habayeho umusore wari mwiza ariko akaba umukene. Ubuzima bwari bwaramubereye inshoberamahanga, nta mafaranga yagiraga, ubuzima bwari bwaramucanze. Igihe kimwe yigira inama yo kujya kubaza Imana impamvu yamuhaye ubwiza ariko ntimuhubukire. Yafashe inzira ajya kubaza Imana. Ageze mu nzira ahura n'umukobwa. Uwo mukobwa amubaza aho yerekeje. Umusore ati ngiye kubaza Imana impamvu yampaye ubwiza ariko ikanyima ubukire. Umukobwa ati Imana nuyibona nanjye uyimbariza impamvu yampaye amafaranga ariko ikanyima umugabo. Uti kuki abakobwa bafite amafaranga badakunze kubona abagabo koko? Icyo kibazo kimbariza Imana. Umusore ati ndakubariza rwose. Umusore yakomeje urugendo. Ageze imbere ahasanga igiti. Igiti kiramuhagarika kiramubaza kiti uragana he wa musore we? Umusore ati ngiye kubaza Imana impamvu yampaye ubwiza ariko ikanyima amafaranga. Igiti kiti yewe nanjye mbariza impamvu ntuye hafi y'amazi ariko sintohagire. Umusore ati ndi bukubarize rwose. Yegeye imbere yahuye n'intare nayo imubaza ahagana. Umusore ati ngiye kubaza Imana impamvu yampaye ubwiza ariko ikanyima amafaranga. Intare iti nanjye mbariza impamvu abantu iyo bambonye banyirukankana bashaka kunyica. Umusore ati nawe ndi bukubarize rwose. Umusore yegeye imbere yahuye na marayika. Marayika aramubwira ati Imana yakurebaga mu rugendo rwose n'ubutumwa bwose wahawe yabubonaga ikanabwumva. Rero irantumye ngo nguhe ibisubizo, kandi mu gutanga ibisubizo ubikurikiranye uhereye ku wakujije bwa mbere. Uriya mukobwa wahuye nawe genda umubwire ngo uzashakwa n'umusore mwiza ariko w'umukene utagira amafaranga kugira ngo muzabashe kuzuzanya. Kiriya giti ukibwira uti impamvu udatohagira ni uko munsi yawe harimo amabuye y'agaciro. Nubona umuntu yacukura akayakuramo uzatohagira. Intare nayo uyibwira iti impamvu abantu bakwanga buri gihe bakubona bagashaka kukwica ni uko nawe iyo ubonye abantu uhita ushaka kubarya, kandi ntacyo wabihinduraho kuko uri indyanyama. Kugira ngo uruziga rw'ubuzima rwuzure nakugeneye ko ikinyabuzima cyose cyabuze ubwenge kigomba kuba kimwe mu bigize indyo yawe. Hanyuma wa musore we Imana yambwiye ngo nkubwire ngo amahirwe yawe ari imbere yawe. Marayika akimara kuvuga gutyo yahise abura. Umusore yarishimye cyane ko yarabonye ibisubizo, ahita asubira inyuma ajya gutanga ibisubizo nk'uko marayika yabimubwiye. Mu nzira ataha rero yahuye na wa mukobwa. Aramubwira ati Imana yambwiye ngo uzashakwa n'umusore mwiza ariko w'umukene. Umukobwa ati none se kuri mwiza kandi ukaba ukennye waretse tukibanira? Umusore ati reka 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 Imana yambwiye ngo amahirwe yanjye ari imbere. Ageze ku giti ati Imana yambwiye ngo umunsi wabonye umuntu agakura amabuye y'agaciro ari munsi yawe mu butaka uzatohagira. Igiti kiti none se wayakuyemo ukayabyaza umusaruro, wenda ko nanjye natohagira nk'ibindi biti byose. Umusore ati reka reka Imana yambwiye ngo amahirwe yanjye ari imbere. Ageze ku ntare ayibwira uko Imana yisubije ati yewe Imana yambwiye ngo impamvu abantu bakwanga ni uko nawe iyo ubonye abantu ubasagarira ukabarya, kandi ngo nta kindi wabikoraho kubera ko ikinyabuzima cyose kibuze ubwenge cyagenewe kuba ifunguro ryawe. Intare iti nuko bimeze, Imana yakubwiye ko ikinyabuzima cyose kibuze ubwenge kigenewe kuba ifunguro ryanjye, none uratinyutse ungarutse imbere. Bivuze ko rero nawe wabuze ubwenge. Imana ishimwe, ifunguro ry'uyu munsi rirabonetse. Intare yahise iyongobeza wa musore. Kubw'amahirwe umusore yahise akanguka asanga yarotaga. Sinjye wahera rero hahera umugani. Gusa ahangaha harimo isomo rikomeye. Iyo ubuze ubwenge Imana irakureka. Rimwe na rimwe Imana ishyira amahirwe imbere yawe, ariko rimwe na rimwe ayo mahirwe agasanga urarangaye, cyangwa se hari ibyo wishyizemo, ndetse rimwe na rimwe amahirwe akaza urangariye mu bitakureba, bikarangira ubuze ubwenge ntubashe kuyabona ngo uyabyaze umusaruro. Kandi iteka ryose iyo ubuze ubwenge Imana iraguta bikarangira isi kuriye. Amahirwe agera kuri buri wese uyategereje, ariko iteka ryose agumana n'uwayaruhiye. Nanone kandi amahirwe agera kuri buri wese uyategereje,
ariko umunyabwenge niwe ubasha kuyasobanukirwa no kuyabyaza umusaruro. Hari ibintu byinshi biba bitugaragiye by'amahirwe, ariko ko turangaye ntitubashe kubibona. Hari ibintu ubona ntubashe kubimenya kandi ari amahirwe akomeye, kubera ko urangariye mu bidafite umumaro. Hari n'amahirwe agaragara nk'aho ari mato kuri wowe, ukayirengagiza kubera ko utekereza ko hari amahirwe manini wenda agutegereje. Bisaba rero umunyabwenge mu gusobanukirwa amahirwe, kabone nubwo yaba ari mato. Bigasaba kandi umunyabwenge mu kuyabyaza umusaruro. Iyo ubuze ubwenge rero, birangira n'ubundi isi ikuriye, nk'uko intare yariye uriya musore w'umukene wari wahawe byose, agahabwa amahirwe yose imbere ye, ariko akayapfusha ubusa.